Kayihura akaba ari gutugeje ku minota 50 imaze kurenga ku isaha 10. And this is what I'm going to tell you about the story I read on I read on Instagram. Nagasomye ndanakareba. Okay. Apostle Gitwaza we ahangayikishijwe n'abakobwa bamwe bari muri korari abandi bari mu mago nyine abakobwa basazwe umva ngo basigaye bajya ku datinga abatipe bari muri za Nigeria Ghana baba diaspora okay akaba yabise ngo na amafantome baje muzi fantome cyerejo kubera iki yabise phantom I don't know urabona twebwe urabona umuntu warebye cartoon kera fantome yabaga ikintu kiri scary cyambaye mask ya white ifite black eyes so ni gute wita umuntu umugabo mukuru just because aba hanze nk'umwise phantom ariko namwe mwumva kubera ko abenshi muri bari abagabo na suko baba bakunze cyane bano bakobwa bacu cyangwa ngo babafitiye impuhwe nukuzaga kuri ibyo akora agahita yigendera no sometimes bakanabasiga nabi ibyo niko baba babaje mu buryo bukomeye cyane yabo imeze urumva so namanza agenda amenye culture z'abandi uko ziteye then amenye kujaginga abantu ntabwo yemeranya nawe n'aya magambo yavuze ibyo kwita abantu abafantome ibyo ntabwo nibyo ntabwo abikunze okay bivuze yuko yana advisinze abakobwa bavuga ati let me tell you aba bagabo barababeshya bakaza kugira ngo babashake babone ubutaka hano mu Rwanda. Get what I mean? Basically they're using you. Ntabwo ari bose ni bake cyane abatekereza ku butaka. Urakoze cyane. Ariko remember these guys have money. Right? And they are looking to invest in Rwanda. Because this is a developing country. Yeah. You get what I mean? So na bundi buryo yabikoresha ahubwo reka shaka umukobwa banyura mu bakobwa bacu. Can if you're single and you love me and I love you, why not marry me? Ni kibazo afite niki we abe na abarebe kwarakaye madam oya agene apostle na tuzi utarwanya umukozi w'Imana nawe ndwanyije ariko nagende gake sibyo abe na abarinde sibyo naba bandi yes nabagirire advice right ariko nagugiye kwita abantu babandi ngo na amafantome nibisamo cyakora ako kazina ntabwo ari keza ariko nanone nanjye uzi buriya sister wanjye aramutse ateretswe n'umunya Nigeria umuki by'umwihariko abagabo muri mu bihugu bya Afrika umva naba careful cyane oya muri abislam right Nigerians most of them oya naba islam none saba islam bose tuba turi abantu beza exactly ariko niba yamukuza akaba akurikira sharia law let the woman niyo mpamvu nakubwiye ngo nabanza kumugenzura kwanza nkamwigaho bihagije nabo wakwiga umuntu remember that even no kuri wowe umbwiye ngo mfite umugabo wo muri Gabon wallahi uwanje haturuka aturuka he mite nkubwira kanze mbanze mushaka. We play so many hits, you'll be singing in tongues. Anata fanga yedi tanda hun